أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Bavani wa Islam, iyi ni aya iboneka muri suratu Qaf aya 30, aho Imana igira iti zirikana umunsi tuzabwira umuriro wa jahannama tuti ese wuzuye, maze umuriro uvuge uti ese hari inyongera. Yani magambo hari abandi ngo bampe. Bavandimwe rero, iyi ni aya isobanurwa mu buryo bubiri butandukanye. Hari igice kimwe cy'abayisilamu basobanura iyi aya uko Nyagasani azakemura icyo kibazo, hagakurikira igice cya kabiri kiyisobanura ukundi. Reka duhere ku gice cya mbere uko basobanura ino aya. Bamwe barabyumva batangare, abandi wumirwe, abandi bumve ko ari ibintu bishyashya bibaje mu matwi yabo. Hadithi ya mbere dukomora mu gitabo cya Bukhari ni hadithi 6661. Nanone tuyikomora mu gitabo nka Muslim ni hadithi 2848 y'umusahaba witwa Anas ibn Malik. Qala, uyu Anas aratubwira ati qala Nabii sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yaravuze iti la tazalu jahannamu taqulu hal min mazid. Ati ngo nta gihe jahannama umunsi imperuka izaba ibaza iti ese hari inyongera, hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu, uretse ko Nyagasani azakandagizamo ukuguru kwe mu muriro, ashyiremo ukuguru kwe mu muriro. Fataqulu qat, maze umuriro uzavuga uti birahagije birahagije, kafani kafani, birahagije. Iyo ni hadithi ya mbere, ubonye yuko Nyagasani wazakandagiza ukuguru kwe mu muriro. Hadithi ya kabiri dukomara mu gitabo nanone nka Al-Bukhari, hadithi 2850. nanone iri no mu gitabo cya Muslim, hadithi 2847 y'umusahaba witwa Abi Huraira. Abi Huraira aratubwira ati qala Nabii sallallahu alayhi wa sallama, intumwa y'Imana yaravuze iti tahajjatil jannatu wan nar, umuriro n'ijuru bizagira ikiganiro, bizahari ibibazo bizabaza. Faqalat an-nar uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina, umuriro uzabwira ijuru uti ati mukuri njyewe nagenewe ba bandi bibyigomeke ndetse n'abandi barangwa n'ubwibone. Waqalatil jannatu, maze ijuru ribaze riti mali la yadkhuluni illa ad-du'afa'u an-nasi wa saqatuhum, ese njyewe noneho nzinjirwamo n'abantu b'abanyantege nkeya, ba bandi bicisha bugufi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil janna, maze Imana izabwira ijuru iti anti rahmati anti rahmati, ati mukuri wowe uri impuhwe zanjye. Arhamu biki man asha'u min ibadi, ati njyewe nzagirira impuhwe muwo nshaka mu bagaragu banjye kukwinjira mu wowe ijuru. Waqala linnar, maze Imana izabwira umuriro iti, cyangwa se yabwiye umuriro iti innama anti adhabi, ati mukuri wowe uri ibihano byanjye. U'adhibu biki man asha'u min ibadi, nzahana muwo nshaka mu bagaragu banjye bakwinjizamo wowe. Walikulli wahidati minhuma mil'uha, ati ijuru n'umuriro byose ngo bizuzuzwa. Fa amma an-naru fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu, ngo umuriro wa jahannama ngo ntago uzuzuzwa keretse Nyagasani akandagijemo ikirenge cye. Fataqulu qat qat, maze umuriro ukavuga uti birahagije birahagije, kafani kafani. Abavandimwe, iyi ni hadithi ya kabiri igaragaza ko Nyagasani, hejuru twarebye hadithi ya mbere ko ari ukuguru, hadithi ya kabiri ni ikirenge. Ngo maze ijuru Imana subhanahu wa ta'ala ngo izayiremera ikiremwa ngo ari cyo kiyuzuza. Abandi bande bemera gutyo ni kamwe mu gatsiko kabarizwa muri ahli sunna wal jamaa, niko cyemera yuko Nyagasani subhanahu wa ta'ala ngo azakandagiza ikirenge cye mu muriro cyangwa se ukuguru kwe. Aho nibo bita al-mujassimuna, ni babandi mu bayisilamu harimo abayisilamu bemera ko Imana ifite ingingo z'umubiri, al-mujassimuna. Ako gatsiko reko bita kiyise ngo ni abasalafiya, as-salafi. Abasalafi rero bemera gutyo, bemera ko Imana ifite ingingo z'umubiri. Muri itiqadi zabo, muri imani yabo baravuga bati
yajibu al-iman bi asma'illahi wa sifatihi al-waridatu fil Qur'an wa sunnatu nabawiyya as-sahiha. Ati ni ngombwa kuri twebwe twemera yuko twemera ko Imana subhanahu wa ta'ala ifite amazina n'ibisingizo ibyo yivuzaho ubwayo haba muri Qur'an ndetse no muri hadithi ziri sahihi, in ghairi tashbihi wala ta'tili wa min ghairi takyifi wala tamthili. Ngo ibyo tukaba tubyemera nta kubisanisha n'ibiremwa byayo. Urugero, niba Imana yarakoresheje ijambo amaboko, yarivuzeho amaboko, bo bifata nk'amaboko ariko bitari kuyasanisha n'ibiremwa byayo, nuko babyemera. Niba Imana yaravuze ko ifite amaguru, bayifata gutyo ko ari amaguru, ariko ntabwo asa nk'amaguru y'abantu. Uko niko bemera abantu nk'abo ngabo. Wala ta'tili, ta'tili bivuze al-majaz, ta'wil al-majaz. Nukuvuga ngo niba Imana yarakoresheje ijambo amaboko bikaba bidafite ikindi gisoba, ukaba utavuga ngo niba Imana yaravuze amaboko ni imbaraga yari ishatse kuvuga cyangwa se n'ubushobozi yari ishatse kuvuga. Icyo nicyo bita ta'wil al-majaz, aricyo bita ta'til. Ahangaha abo ngabo rero ntago bemera ta'wil al-majaz cyangwa se at-ta'til. Abo rero bemera gutyo nibo bita al-mujassimuna al-wahabiyuna as-salafiyya, bemera ko Imana subhanahu wa ta'ala ifite ingingo z'umubiri. Hari n'ikindi gitangaje rero agaragaza yuko burya Imana ifite ibirenge bibiri, Imana ifite amaguru abiri, niko babyemera. Subhanallah, ni hadithi iboneka mu gitabo cya Ibn Abbas aragira ati al-kursi mawdi'i al-qadamaini. Ngo kursiyu, abumva kursiyu bisobanura intebe. Ngo kursiyu ngo ni ahantu ngo hateretse ibirenge bibiri by'Imana, hateretse amaguru abiri cyangwa se ibirenge bibiri. Ini hadithi yakiriwe Ibn Khuzaima mu gitabo cya Tawhidi umuzingo wa mbere rakam hadithi y'ijana na 54. Nanone turayisanga umuntu wayakire mu sahaba Ibn Abi Shayba, ni hadithi tukaba mu gitabo Al-Arsh, ni hadithi ya 31. Hamwe n'undi bita Ad-Darimi mu gitabo bita Ar-Radd ala al-Marisi, ndetse n'umusahaba witwa Abdullah ibn Imam Ahmad. Uyu mwana wa Imam Ahmad ntago ari umusahaba, nawe yanditse mu gitabo cyitwa Sunna, yatise Sunna. Turayisanga no mu gitabo bita Al-Hakim fi al-Mustadrak, ni hadithi umuzingo wa kabiri, hadithi ya 242. Nanone iyi hadithi yuko Imana ifite ibirenge byayo biteretse kuri kursiyu, sahahahu ala shuruti shaykhaini, yagize sahihi, yemejwe n'abagabo shaykhaini al-Bukhari wa Muslim. Wa wafaqahu al-Dhahabi nawe yarayemeje. Wa sahahahu Albani nawe yarayemeza ko ari ukuri mu gitabo bita Mukhtasar al-Ulu cha Sheikh Albani, umuzingo cyangwa se page ya 102. Ndetse na Ahmad Ashakiri fi ibadatu at-tafsir, no muri iki gitabo cy'uyu mugabo umuzingo wa kabiri page y'163. Bavandimwe rero muruve ko ni ikindi kiyongeyeho yuko abantu cyangwa se bamwe mu Islamu bemera ko Imana ifite ingingo z'umubiri. Reka tugaruke ku bisobanuro bya aya twahereyeho. Yawma naqulu jahannama hal imtalat wa taqul hal min mazid. Umunsi Nyagasani azabaza Jahannama ati ese watoshetse, ese wahaze. Jahannama iti ese hari inyongera. Bavandimwe rero izi riwaya tumaze gusoma, izi hadithi dore tuti ese izi hadithi ntizinyuranyije n'imirongo ya Qur'an, ntago zitandukiriye Qur'an. Reka turebe Abisilamu Qur'ani ubwo yisobanuro ubwayo, uburyo Qur'an yabivuzeho. Turebe imirongo ya Qur'an, aya za Qur'an icyo zivuga kuri ile aya twasomye haruguru. Turebe niba izi hadithi zidahabanye n'iyo mirongo ya Qur'an. Turakurikizaho ibintu bigera kuri 4, turashingira ku bintu bigera kuri 4 dusoma muri Qur'an bigaragaza ko ziri hadithi zishobora kuba zihinyuza imirongo ya Qur'an. Ikintu cya mbere duheraho, turahera ku mvugo igira iti Imana subhanahu wa ta'ala, Imana yatanze isezerano ko umuriro wa Jahannama uzuzuzwamo abantu n'amajini. Uzuzura, Imana yatanze isezerano ko umuriro uzuzuzwa. Ibi tubisanga muri suratu Sajida aya ya 13, aho Imana subhanahu wa ta'ala igira iti walau shi'na
لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ati niyo tuza kubishaka buri wese twari kumuha ukuyoboka kwe, ariko imvugo y'impamo, imvugo y'ibihano inturutseho, Imana ati imvugo inturutseho, walakin haqqal qawlu minni, imvugo inturutseho kandi y'impamo nuko bose nzuzuza umuriro wa jahannama amajini n'abantu. La amla anna jahannama, tekereza kuri aya, la amla anna, nzuzuza umuriro wa jahannama amajini n'abantu. Ntabwo Imana yavuze Imana iza kubishaka uko twasomye muri hadithi zo haruguru yuko ngo ikirenge cy'Imana cyangwa se ukuguru kw'Imana n'ibigufite n'ibigifite yuko ariko kuzuzuza umuriro wa jahannama. Ahangaha tweretswe aya yuko aya Qur'ani itwere ko Nyagasani azuzuza umuriro wa jahannama abantu n'amajini. Ese harimo ikirenge cy'Imana? Abandi bemera ko Imana ifite ingingo z'umubiri. Iyo ni ingingo ya mbere ukwiye gutekerezaho. Imana y'ubwayo yasezanije jama ko izayuzuza. Ingingo ya kabiri, umuriro wagenewe inkozi z'ibibi, abahakanyi, indyarya, almutakabbirina, barangwa n'ubwibone, babandi byigomeke, bagenewe umuriro wagenewe abo ngabo gusa. Bibaza tuti ese niba umuriro wa jahannama waragenewe abo ngabo, ukuguru kw'Imana bavuga ngo iragufite, ikirenge cy'Imana ngo iragufite, ese nacyo kibarizwa mu nkozi z'ibibi? Suratu Nisa aya y'Ijana-na-40 aho Nyagasani agira ati inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, ngo Imana yakusanyije yakoranyirije hamwe abahakanyi n'abanafiki mu muriro wa jahannama bose hamwe. Ahanga uribaza uti se ikirenge cy'Imana, bavuga ngo Imana ifite ikirenge cyangwa ifite ukuguru nk'uko babyemera bo almujassimuna, bemera ko Imana ifite ingingo z'umubiri, ese nabyo bibarizwa mu nkozi z'ibibi? Iyo ni impamvu ya kabiri Abisilamu bagomba kwibazaho. Impamvu ya gatatu, Imana subhanahu wa ta'ala iyo ishaka ko ikintu kibaho irategeka, iravuga kun fayakun. Tuyisanga muri suratul Baqara aya y'Ijana-na-17 aho Imana igira iti idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iyo Imana ishatse yuko habaho ikintu runaka yifuza ko kibaho, iravuga iti wa kintu biba kikaba. Abasilamu yanga byibazaho neza, Imana ntago ari nk'ibiremwa. Urugero twatanga ahangaha, niba ushaka ko ibiryo bigera ku meza ngo birye, bigombera kuba hari ibikorwa ubanza gukora, ukabyikorera, ukajya mu soko guhaha, ukabitunganya, ugateka, ugashyira ku meza. Kugira ngo bya biryo ufate ubirye, hari ibikorwa usabwa gukora wowe mubiri wawe ubikore. Bitandukanye n'Imana subhanahu wa ta'ala, iyo ishatse yuko habaho ikintu runaka ntabwo ikora igikorwa runaka, igikora kiri fizikma. Ahanga sinzi muri kunyumva neza, nta gikora igikorwa kiri fizike kugira ngo cya gikorwa ikigereho. Nkuko twayisomye muri iri hadithi twabanje haruguru, ngo Imana kugira ngo izahaza umuriro wa jahannama, ngo izakandagiza mu kuguru ngo umuriro ubone guhaga. Ahanga ubitekerezaho neza iyi aya Qur'an. Imana ishatse ko ikintu kibaho iravuga iti kun fayakun, wa kintu wakikabaho. Turatanga urugero kugiye kimwe Imana Ibrahim alayhi salam, ubwo Ibrahim bashakaga kumunaga, bari bagiye kumunaga mu muriro. Imana niki yakoze? Ibrahim yitabaje Imana ati Imana ntabara. Imana yakoze iki? Imana iratubwira muri suratul Anbiya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Iyi ni suratul Anbiya aya 69. Imana yaravuze iti nuko twe turavuga tuti yewe muriro ba ubukonje n'amahoro kuri Ibrahim, ba ubukonje n'amahoro kuri Ibrahim, ba imbeho y'amahoro kuri Ibrahim. Imana yategetse umuriro kuba imbeho y'amahoro kuri Ibrahim alayhi salam. Noneho bisanisha n'irari wayo hejuru ngo kugira ngo umuriro uzuzuzwe, uzavuge yuko utoshetse, ngo Imana izakora igikorwa kiri fizikma ngo ikandagiremo. Bihuze rero n'ivugwe Allah subhanahu wa ta'ala yuko ishatse yuko hagira ikintu kibaho iravuga kikaba. Impamvu ya kane ugomba gutekereza nk'Abayisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko buri kintu cyose yaremye yakiremye mu rugero rwacyo, agiha n'igeno ryacyo. Allah ati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ini suratul Qamar aya 49 aho Allah agira ati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ati mu by'ukuri buri kintu twakiremye ku rugero twakigeneye urugero rwacyo, twakiremye ku rugero twaremye, giha n'igeno ryacyo. Aha bivuze ngo Imana yaremye jahannama, hari urugero yayigeneye, hari urugero yageneye umuriro, urugero runaka yo izi, aho kuvuga ngo
jahannama ngo bazayishyiramo abantu n'amajini, maze uvuga iti se ntabwo nduzura, kuki wumva yuko yakuzuzwa n'ikirenge cy'Imana niba igifite? Al-Mujassima nako babyemera gutyo. Muvandimwe rero ibi nibyo twareberaga hamwe, ibigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala adafite zimwe cyangwa se uburyo azakemuramo icyo kibazo, uburyo ziri hadithi zasomwe haruguru zitandukanye zihabanye n'imirongo ya Qur'ani tumaze kurebera hamwe. Izi aya za Qur'ani dusomye uramutse uzikoreye tadabbur ukazitekerezaho neza, usanga zo ubwazo zihinyuza ziriya hadithi twasomeye haruguru. Ziriya hadithi zo ubwazo zirimo akabazo. Niba Imana subhanahu wa ta'ala yarasezeranyije jahannama yuko izayuzuza kandi ikazayuzurishiramo abantu n'amajini gusa, ukiyumva yuko Imana izaterekamo ikirenge cyayo kugira ngo yuzure? Aho urumva ziriya hadithi zidahinyuza zitavuguruza aya za Qur'an. Kandi bavani wa Islam, nta hadithi n'imwe iyo ariyo yose uzasanga ihinyuza ivuguruza aya za Qur'an. Iyo hadithi uzayishyire ku ruhande, kuko Imana subhanahu wa ta'ala yo ubwayo yatanze isezerano kuri jahannama yuko izayuzuza. Reka turebe iriya aya ya Qur'an ariyo tugarukaho. Ese jahannama izabitanga igisubizo cyangwa ni ikibazo? Hal min mazid ni igisubizo cyangwa ni ikibazo? Reka turebe muri tafsir ya Shia Imamiyya aho babisobanura neza kuri iriya aya ya Qur'an. Turebe muri tafsir Ali ibn Ibrahim wa qawluhu. Uyu Ali ibn Ibrahim asobanura iyi aya igira iti yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqul hal min mazid. Umunsi Imana izabaza jahannama iti se wuzuye, jahannama iti se hari inyongera? Qala huwa al-istifham. Ngo igisubizo jahannama izatanga ngo azaba ari igisubizo, ni igisubizo izabitanga, ntago ari ikibazo. Istifham, istifham ni ukuvuga ngo ni ikibazo umuntu abaza cyangwa se kibazwa giherekejwe gifitiwe igisubizo kizwi. Aha aragira ati ngo li annahu wa'ada Allahu an-nara an tamla'aha fatamtali'u an-nar. Wa jahannam izatanga igisubizo yuko yuzuye, kuko Imana subhanahu wa ta'ala yayisezeranije yuko izayuzuza kandi izaba yuzuye. Thumma taqulu laha, maze Imana ibaza jahannama iti hal imtala'ati wa taqul hal min mazid ala hadd al-istifham. Imana ni ibaza iti ese wuzuye, jahannama itange igisubizo iti nta nyongera. Ese hari inyongera? Ni ukuvuga ngo ayi laysa fiyya mazid, laysa fiyya mazid, nta nyongera mfite. Jahannama izavuga ngo nta nyongera mfite, ntago izabaza ahubwo izatanga igisubizo. Arakomeza agira ati qala fataqulu aljanna, ijuru rizabwira Imana riti ya rabbi, yewe nyagasani, wa'adta an-nara an tamla'aha, ati wasezeranyije jahannama yuko uzayuzuza, wa wa'adtani an tamla'ani, nanjye wasezeranyije yuko nanjye uzanyuzuza. falam tamla'ani wa qad mala'ta an-nara, yewe ntabwo wigeze unyuzuza kandi wujuje umuriro, yewe ntabwo wanyujuje. no kuvuga ati ijuru naryo rizaba rivuga risaba yuko Imana ibyuzuza. Tafsir Nur Thaqalaini juz'u ya 5 page 115 aho abagira ati qala fayakhluqu Allahu yawma idhin khalqan fayamla'a bihimul janna. wa Imana subhanahu wa ta'ala kugira ngo izuzuze ijuru izayiremera ikindi kiremwa igiterekemo maze ijuru ryuzure. Qala Abu Abdullah alayhi salam, Imam Abu Abdullah aragira ati tuba, intashyo nziza, tuba lahum, ati intashyo nziza kuri ba bandi bazaba bari mu ijuru. Lam yarau humuma ad-dunya wa humumaha, ati ntago bazigera bahura n'ibigeragezo n'ingorane nk'izo bahuye nazo hano ku isi. Bavandimwe rero, iyi ni aya isobanura yuko jahannama izatanga igisubizo aho gutanga ikibazo. Ibi rero barabisanisha n'igihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ani nabi sallallahu alayhi wasallama annahu qila lahu yawm fathi makkah ala tanzilu daraka. Igihe intumwa y'Imana izabazwa iti, igihe izaba yaramaze kubohoza Makka, igihe intumwa y'Imana yamaze kubohoza Makka, yabajijwe iti ala tanzilu daraka, ese ntiwajya mu nzu yawe? Nuko intumwa y'Imana izasubiza iti hal taraka lana Aqil min dar, ese mwene wacu wo muri famiye yitwa Aqil, ese hari igice cy'inzu yaba yaradusigiye?
bivuze ngo intumwa y'Imana yimukira i Madina, aho yabaga haragurishijwe. Azabaza ati se Aqilu hari igice yigeze adusigira? Ahanga intumwa y'Imana irakora istifham, yarabajijwe, Rasul abasubiza igisubizo kirimo ikibazo ariko harimo igisubizo. Ese Aqilu hari igice na kimwe yadusigiye? Imana haragurishijwe hose, yari izabaza ko hose hagurishijwe, ibaza abo bantu. Aha rero birasa nuko iyi jahannama izabaza iti hal min mazid laysa fiyya mazid, nta nyongera mfite. Bavandimwe rero mu gusoza turashaka kugaragaza yuko kamwe mu gatsiko kemera yuko Imana subhanahu wa ta'ala ngo azaterekamo ikirenge muri jahannama, afite ikirenge giteretse, ibirenge bibiri biteretse kuri kursiyo. Abo nabemera yuko Imana ifite ingingo z'umubiri. Ako ni kamwe mu gatsiko bita as-salafi, abasalafi cyangwa awahabi. Abo ni bamwe mu baboneka muri ahlus sunna wal jamaa. Nyamara hari bamwe mu basuni muri ahlus sunna wal jamaa abatemera yuko Imana ifite ingingo z'umubiri, nk'abo bita al-jumhiyya والمعتزلة وإباذية وصوفية n'abandi, kuko Imana subhanahu wa ta'ala ntigira ingingo z'umubiri. laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imana nta na kimwe isa nacyo, nta na kimwe igereranya nacyo. Nuvuga ko Imana ifite ingingo z'umubiri uzaba uyisanishije n'ibiremwa byayo. Bariya bavuga yuko twemera yuko Imana ifite ingingo z'umubiri nk'uko yabyivuzeho, ariko bikaba bidasa n'ibyacu. Ndakubaza nti kuki bitasa n'iby'abamarayika, kuki bitasa n'iby'amajini, kuki bitasa n'ibindi biremwa Imana yaremye? Imana subhanahu wa ta'ala Imana duhaye ingingo z'umubiri yo iri kure cyane nuko twayibazaho yuko ifite ingingo z'umubiri. Mu gusoza turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kumenya gusobanukirwa idini ye, ndetse aduhe kuma gushikama kuri Islam y'ukuri. وبالله توفيق. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.